Reka dukomeze kugenda tubifuriza ikaze mwebwe mwese mwahisemo Ahupa TV. Nizere yuko aho muri ano masaha y'umugoroba mukomeje kugenda mugubwa neza. Hari gihe waba urwaye ukadukurikira wibereye mu rugo cyangwa se kwa muganga, ihangane kandi ukomere. Ubuzima niko bumera, ejo nejo bundi hari gihe wagira gutya ukamererwa neza. Hari namwe abantu murimo muradukurikirana mutarwaye uburyo buriya nubwo waba ufite amagara mazima ni byiza rwose, ariko uramenya warangiza ukabaho. Iki ni cya kiganiro cyiza aho mugikurikira kugira ngo byibura twirinde uburwayi bwa hato na hato. Aha tuganira ibintu bitandukanye, hari ibijyanye n'amarozi, imyuka mibi cyangwa se karande kameza miryango, tukareba niki umuntu yakora bya bindi by'amarozi, myuka mibi, kurenga kuri kirazira. Ibyo turabisesengura, ntago abantu mujya mubyitaho, ariko nibyo rimwe na rimwe usanga bibamerera nabi, ugasanga ntacyo ukora ngo kigende. Abana baye bose barababura, cyangwa se ugira gutya ibibazo bikakuvukana, ukibaza uti se ibi bigenda gute, bimeze bite, niye mpamvu? Ariko burya haba hari rushorera, hari igihe uba warasuwe. Icyo ni igice cyacu cya mbere turebera hamwe, ndetse tukanamenya n'uburyo dukwiriye kwitwara. Igice cyacu cya kabiri ni ikijyanye n'ubuzima busanzwe, aho twubaka ingo z'abubatse. Byibura umugabo n'umugore bari mu rugo, hari ikintu nigeze kubabwira mwebwe murimo kujyana nanjye, icyerekeranye n'inkingi nyamwamba. Kugira ngo urugo rwubakwe neza, hari ibintu bitatu bigenderwaho. Hari igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ku bantu bashakanye, iyo niyo nkingi nyamwamba. Icya kabiri, kubona urubyaro. Burya kenshi na kenshi iyo umuryango cyangwa se abubatse urugo ari babiri, abagamije n'umuryango. Icya gatatu, wa muryango wabonetse ugatera imbere. Turaza kurebera hamwe nubuhe burwayi buboneka kugira ngo ya nkingi nyamwamba isenyuke. Kuko kenshi na kenshi ubu ngubu abagabo bimwa imibiri yabo. Turaza kureba neza icyanditswe ukuntu kivuga, cyangwa se umugore nawe akimwa umubiri we. Kubera iki? Hari igihe umugore abarwaye cyangwa umugabo abarwaye. Ngo hayi ikaze rero, ntabwo rero ndi njyenyine ahangaha, ndi kumwe n'undi mugabo, ariko wiriwe neza? Wiriwe neza. Amakuru ki? Amakuru ni meza. Ibwira abaduteza amatwi cyangwa se abarimo baragenda batureba. Abaduteza amatwi kandi abo twiteguye kuganira nabo muri kano kanya. Ego. Amazina Kawonawo Dani. Kawonawo Dani. Yes. Buriya hari igihe nanjye impamvu ntivuze, bo basanzwe tugendana ni gisake nk'uko babibona hariya. Yes. Gisake rero kugira ngo dutangire, ubwo ni abantu mbega batwiyunzeho ubu ngubu, aribwo bagishyiraho ekara zabo cyane rwose. Hari ibyo nari maze kubabwira atugenda tuganira. Yes. Kugira ngo urugo rwubakwe neza, ndashaka Kawonawo. Yeah. Kenshi na kenshi hari icyo bita inkingi nyamwamba zubaka urugo cyane. Buriya ni iki gituma urugo kenshi na kenshi rwubakwa neza? Kugira urugo rumeze neza, ntabwo ari ukuvuga ngo wahashye umugore yariye yahaze. None inshingano. Kubera iki? Impamvu iwabo abarasizeho ibyo kurya, abarasizeho ibyo kunywa, kuzi wawe abakeneye nawe kubona umuryango nk'uko nawe yavuze mu wundi muryango. Mu yandi magambo, iwabo aho abari nta muryango uba waramuturutsemo abafite. Yes. Abakeneye umuryango umuturukamo. Yes. Rero iyo umuryango utabonetse, niho haboneka cya kibazo gituma avuga ati naje gukora iki? Ego. Kurya no kunywa abarabisize, ahubwo kariya kantu gatuma ngo tugiye kwa kanaka. Nirwo rugo. Tugiye gukora iki n'iki, nirwo rugo.
ya nkingi ubundi kera ukuntu bubakaga inzu za kera, yego, icyo bitaga ikigonyi, yes, inzu za muviringu, hari inkingi nyamwamba yabaga igenje gute? habonekagamo icyo bitaga inkingi yahagararaga mu nzu, igafata impande n'impande igahagarara za ngundi enye z'inzu, bakavuga bati utegamira iyo nkingi kugira ngo itavaho yasenyuka. Yes. Ubu muri iyi minsi ikintu noneho gituma kenshi na kenshi ingo z'abashakanye zisenyuka ni kenshi na kenshi mbona habaho ingingo ebyiri cyangwa eshatu. Iya mbere, igihe cyose cyuzaba uwo mwashakanye utamuhaye time cyangwa se umwanya umuhagije, icyo kintu kizasenya urugo. Yego. N'igihe umugore azaza yabwira umugabo ati ndagukeneye tuganire, hariho abagore adatinyuka kubivuga mu izina, akabwira umugabo ati mutware, ati nashakaga ko tuganira abana batumva. Ubwo haba hagamijwe iki hariya? Yero hariya haba hagamijwe ryabanga ry'abantu babiri bitagira uwa gatatu, ryabanga riri hagati y'umugore n'umugabo. Yes. Ko hari igihe umugore adashobora kuvuga atyo, umugabo akavuga atyo. Igihe kimwe hari igihe umwanya uhagije umugore adashobora kuwugira, akavuga ati nibereye mu kazi, ariko iyo ubonye ahuze cyangwa hari ibintu bimutwaye, ugomba kumuhamagara uti madamu, hari ingingo nashaka ko tuvugana. Ndashaka tubanze tubisobanure neza baduteze amatwi babyumve. Nimba tugiye kubaka urugo, inkingi nyamwamba cyangwa se ya mbere y'ibanze, yes, ari igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, yes, ni ibiki bituma cya gikorwa gisenyuka? Ibisenya kiriya gikorwa kugira ngo biveho, point dushobora kubona ku bintu bibiri. Ushobora guhura n'indwara ya amibe. Tugendane gakeya. Akenshi na kenshi abantu badukurikirana, iyo wumvise ngo amibe, waruvuze iya mbere, iya kabiri. Iya kabiri bayita telekomunasi. Ukumva ngo telekomunasi, umuntu abifata nk'ibintu bisanzwe, akumva ngo ibyo turabimenyereye, ngibyo abantu barabimenyereye. Ariko turashaka kubabwira ngo turashaka kubereka uburyo ki amibe isenya urugo cyane, telekomunasi igasenya urugo rugahora rurimo umushiha. Mu yandi magambo, ya nkingi twubakiraho mu rugo igasenyuka, ikagenza gute? Ikavaho. Ni ibiki? Ubundi iyo umuntu afite amibe, ndashaka kubanza dusobanurira abantu. Yego. Ifata ite? Ese umuntu yifite ni ibihe bimenyetso agira? Kenshi na kenshi ndavugaho bimwe bice bitewe yuko hari byinshi tugiye kuvugaho. Amasaha nayo barimo kugenda agenda. Amibe ushobora kuyirwara ukagira ikibazo cyo kwishimagura umubiri wose, ugafuruta. Kwishimagura umubiri wose, ugafuruta. Rimwe na rimwe hari n'igihe urya nk'ikintu kiryohereye ugafuruta, cyangwa se bigatuma udashobora kujya muri musarani mu toilet neza. Iki kintu cyo kugira gutya ugafuruta cyangwa se ntujye ku bwiherero ku musarani neza, ndashaka tugisobanurira abantu kugira ngo bamenye ingaruka mbi ya amibe turimo turavuga hangaha. Ingaruka mbi ya amibe ifite ibintu izana kandi bishobora kukuzanira ingorane. Ushobora kumara iminsi 2 utagiye mu musarani, ushobora kujya kwituma ukituma rugenda runanuka mu bintu by'umweru by'ibifuro, cyangwa se bikaba byanakuzana ingorane zo guhurungura, ukituma ubuntu bwumagatanye wagira ngo nunywa amazi. Ukoze hasi unyibutse ibuye. Nimba wibona wowe urimo kudukurikira cyane, ugasanga rimwe na rimwe urajya kurya ukumva uhise uhaga, ukumva ibintu, ukagira n'iseseme, ukawarya biko 3 ugashaka kuruka, ukajya kwiborosa ukumva neza urashaka kuga cyane. Noneho hari ibintu buri uvuze, kujya ku bwiherero warangiza ugahurungura, hakaza utuntu tumeze nka dukomeye cyane, buriya mu mara yawe ugira ngo biba byoroshye, tukagukorobora ku buryo benshi bakunda kuzanaho n'amaraso. Hari amaraso akaza, hari icyo bita karizo, ubundi iziherekejwe nabyo. Abenshi abakunda kurwara izi ndwara za hemorrhoïde biba bituruka kuri amibe. Hari icyo bita hemorrhoïde interne iba imbere,
hari n'icyo bita hemorrhoid externe cyangwa se iza inyuma. Ibyo bintu bishobora iyo wabonye byatangiye watangiye kugiramo ibibazo nk'ibyo, inkingi ya mwamba butakishobora. Nimba ari umugabo ukabona watangiye kumera uko nguko, iragenda iki kinyarwanda mu kiyangane ngiye kubabwira ikagukona ukaba inkone. Mu yandi magambo ugateke umutima wakwegerana n'uwo mwashakanye, umutima ukumva urabishaka ariko umubiri ukanga. Kenshi na kenshi niyo kibayeho umunota umubiri, hari igihe ushobora kuba ugeze mu revo cyangwa se icyo twakabaye mu rwego rwo kuba wowe ubishatse ugahita ugikora, noneho ugahita urangiza vuba n'uwo muri kumwe ari bwo agitangira. Ariko abantu ibyo bintu bikazanira umugore ingorane zo gutangira gucika umugongo, kuribwa mu kiziba cy'inda, akagira umushiha. Umugore umeze gutyo ashobora no guhagarara mu muhanda agatuma imodoka zigongana cyangwa se bakamugonga kubera iduka nubwo yaba ricuruza ashobora kuvugana umushiha abakiriya bakagenda atazi aho biturutse, akajya mu kazi akirwa ashihura abantu. Ubwo ni ku ruhande rw'umugore. Noneho ku ruhande rw'umugabo nicyo kintu twari turiho. Uruhande rw'umugabo bishobora kumuzanira ingorane zo kuba aryamana n'umugore, agagiraho uburyaryate ku munwa wawe inkingi nyamwamba. Mu yandi magambo ku myanya ishinzwe kororoka. Akumva agezemo ubuntu bw'ubushanyarazi bwo bumeze nk'umuntu wagiye muri firigo. Akumva harakonje, cyangwa se bikaba bidashobora kumwemerera kumara umunota umwe. Yana kwihangana 3 bakamara n'icyumweru atagifite feeling cyangwa se appetite yo kongera kubaka urugo cyangwa se yo kongera kubaka. Ibyo kenshi na kenshi ni nabyo bisenye ingo z'abashakanye. Ariko ibaze nawe, tubare urugero ku bantu muduteze amatwi cyangwa se murimo muragenda mutureba. Umuhanga ubundi yaravuze ngo ibyo kurya byacu byakatubereye imiti. Our food must be our medicine. Nimba ujya ku musarani maze iminsi 4 3 ubundi umuntu yakagombye gufungura, yarangiza nyuma y'amasaha 6 akajya mu bwiherero. Hariho rero abavuga ngo nje ngo impamvu nagiyeyo ngo narindaga ibyo nariye ngo bitanshiramo n'amafaranga afite kujya guhaha. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ubundi ibyo kurya bigiye mu mubiri ntabwo ubu kibikontorora wowe, ahubwo umubiri mu gifu amara niyo barimo kugenda bikontorora. Igihe cyose uzabona ibyo bintu bimeze gutyo, ni byandi tuvuga ngo utaranirwa garamye agira ngo ijuru ri hafi. Umunsi wagize umuvurungano mu nda, ukabura amahoro, kutituma neza, kutihagarika neza, kurya ikintu ugafuruta. Nibagende badushyiriraho amwe mu mashusho ya bimwe muri amibi iriya shusho batuzaniye, ugasanga umuntu arimo kugenda yifata mu nda, aribwa mu gifu, ababara. Nimba utajya ku bwiherero nyuma y'amasaha 6 cyangwa umaze gufungura, ukamara iminsi 3 icyumweru, hari abagenda bamera uko nguko, ujye umenya ko uzaniye umubiri wawe ibibazo bikomeye cyane. Kenshi na kenshi amibe n'igishobora kuyizana. Ushobora kugenda ukagura umwembe nuwogeje, ugahita ukubita mu kanwa ugatangira kurya utawogeje. Uriya mwembe runo ruhu rwo hejuru ruba rufite udukoko turiho. Rimwe na rimwe, kenshi na kenshi, nimba ugiye kurya uwo mwembe, fata utuzi dushyushye uwoze. Hari n'abagira gutya icyo bita salade. Abantu benshi reka mbabwire salade ubundi ukuntu bakagombye kuyitegura cyane. Ujye ubona ukuntu bahita bafata amashu, karoti, bagakatakata n'ibindi, barangiza bakamenaho hejuru ibyo bamenaho ngo ni salade. Biriya mama umva nkubwire wowe unteze amatwi cyane, bikurura ibibazo by'inzoka mu mubiri. Uzi kubera umuntu unteze amaso cyangwa se amatwi yambaza ati bikorwa gute cyane. Nimba umaze gukata ziryamo salade, fata amazi yabize, nurangiza uyafate yabize neza yaseruye, ufate ya salade yawe ubishyiremo amasegonda 15. Niba uzaba wizeye ngo za nzoka ya myanda cyangwa se amabagiteri arimo yose ko avuyemo, wamaze kugenza gute kuyica. Impamvu urabona ko ishu batangira kuritera umuti rikiri rito, uko ryabomboye gutya, uko rigenda ryibumba, noneho habaho
reka tuvuge wenda buno bunyamunjonjorerwa butoya hari akaza kakajyaho hakazaho ibitagangurirwa bikubakaho uti n'amazi arivomera aba ari umwanda noneho rikabumbiramo bwa bukoko bwose. nadushyireho indi shusho tugende tureba kuko iki kintu buriya abantu baduteze amatwi cyane reka turabivuga tubabaye kubera abantu benshi barwara bitewe n'ibyo banywa ibyo barya kenshi na kenshi ureba nk'uriya muntu badushyiriyeho yego ugasanga umuriro wamwishe ugasanga arakorora kubera amibe ari mu kababaro ari mu gahinda n'akazi kawe ntuzagakora nk'uko bigenje gute abenshi ugasanga igicurane nikibashizemo buri saha yose apfuna buri saha yose wumva amaso akurya ukuba wamubaza ati mfite ikibazo cya sinus cyangwa se mu mihumekere banza witegereze mu bintu by'ukoresha mu buzima bwawe ubikora nk'uko bikwiriye. twari twibereye kuri iki kibazo nadushyiraho indi shusho twari twibereye ku kibazo noneho gifatanye n'inkingi nyamwamba wajya kumukoraho akakwigiza ati nifitiye ibibazo mbabarira nifitiye ibibazo ndarwaye ariko se ataragira ikibazo ni iki kiba cyaramuvanye iwabo. buriya kenshi na kenshi yego abantu barimo baragenda batureba icyavanye umugore iwabo icyavanye umugabo iwabo ni uguhuza urugwiro hagati y'abashakanye. igihe cyose umugabo azafata 500,000 miliyoni akabyishyura iwanyu akakubwira ati ndifuza nguze tubane so kumutekera gusa so kumufurira imyenda so kwirirwa mutongana bivuze nimba yarwaye se umugabo akagira icyo amwaka umugore abyitware mate nimba yarwaye iyo muri babiri ugomba kumenya ngo yarwaye. nadushyiriyeho ishusho ijyanye na amibe cyangwa se tirikomonase kugira ngo turebe naho uko biba byifashe kuko nzi ko tirikomonase sinzi nimba abantu ari amashusho barimo baragenda bayareba urabona amibe ukuntu igenda yigabanyamo buriya mwana urimo kugenda anywa ibiziba amazi yo mu muhanda cyangwa se aya ngaya y'imvura yaguye umwana akagwa mu biziba akagotomera nzi ko umwana atazagira ubuzima bwiza amibe imumereye nabi. none se iriya myanda ibitemba iyo igeze muri cya gifu kenshi na kenshi usanga n'abantu bafite ikibazo cya amibe wari uzi ko yicara mu modoka agatangira kuruka neza cyane ugasanga rimwe na rimwe arumva ayasesemwa ejo bundi nadushyire indi shusho hari uwaje arambwira ati kuruka mu modoka birandembeje namize imiti byaranze. noneho rero urabona icyo twavugaga nubwo tirikomonase tutarayisobanura cyane ririya shusho barimo baratwereka imyanya ishinzwe kororoka y'igitsina gore. uburyo ki tirikomonase igenda ikibasiramo twanya tw'imbere two twakabaye twita icyo bita inseki cyangwa se imiyobora imvubura z'amazi nyabugingo zigatangira zikagenda ziziba zigatangira zikagenda zigira ibibazo noneho ugasanga icyakabaye kizanira umugore feeling cyangwa se uburyohe appetite buriya kenshi na kenshi umugore yarakwiye gutanga uburyohe umugabo nawe agatanga uburyohe. ariko se muganga ndashaka ubaze ikibazo kenshi na kenshi abenshi hari igihe umugore akubwira ati ngiye kuva mbayeho baravuga ngo umugore yagira uburyohe cyangwa se arangiza gutya na gutya nje ntabyo ndabona ntabyo nzi nibyo bavuga ngo mvubura z'amazi nyabugingo sindanabyumva bimera bite ndashaka abo bantu tubasobanurire ukuntu ibyo bintu biboneka cyangwa se ibizana ingorane kugira ngo ibyo bintu bitabone ubu nicyo turiho icyambere nikijyanye na tirikomonase atabisobanukiwe tumubwire ahantu agomba kudusanga. reka ikintu kijyanye na tirikomonase tukibasire kuko gisenya ingo z'abantu. tirikomonase ifata gutya yego ugira uburibwe mu kiziba cy'inda ukagira uburibwe mu myihagarikire cyangwa se rimwe na rimwe ukazana ibintu by'umweru mu by'ururenda imyanya ishinzwe kororoka rimwe na rimwe niyo waba utagiye kwihagarika ukagira ibintu by'umweru wahindura suve cyangwa se umwenda w'imbere ugasanga hariho ibintu by'umweru bifatira. icyo gihe uzasobanukiwe yuko nubwo wagira ute imvubura z'amazi nyabugingo ziba zitangiye kwirokinga ziba zigenda ziziba aho yamavangingo ava aho bwa bubere buva akagenda haziba apeti yo wakabaye ugira ngo umugabo igatangira gupfa umugabo yaza
ukavuga ati se noneho yaba yararyamye mbere yanjye nkagenda nsanga yasinziriye. rimwe na rimwe hari n'igihe ubona bikomeye ukitwaza kuri gufura imyenda nijoro cyangwa se uri gusinziriza umwana kugira ngo umugabo asinzire uze gusanga ibibazo byagabanyutse. noneho yanagukoraho ukagira uti ariko ndumva ntameze neza. kenshi na kenshi iyo ndwara niyo itumye abagabo babacika bakajya hanze bakigendera. aho umenyera rero ko wayirwaye we mugore, umugore ajya kwimenya haciyeho imyaka 5. kubera iki abimenya ko arwaye hashize imyaka 5? iyo agiye mu period. ikintu ndashaka ko tugisobanurira abantu neza. nimba umugore amenya ko afite trichomonase ama infection hashize imyaka 5, ariko umugabo wayirwaye mu cyumweru kimwe iminsi 3 ikabiragaragaye, impamvu niyi umugore wayirwaye iyo agiye mu kwezi buriya bukoko buragabanyuka. umuyandi magambo bya bindi asohora bigenda bisohora n'amabagiteri bikagabanyuka. niyo mpamvu bakubwira ngo igitsina gore ubundi ntabwo byemerewe, reka tubare kuri aba bakiri mu cyaro, uri akihagarika mu ibase n'undi akayihagarikamo cyangwa akabaketi. abari mu mujyi dufata ano matowarete ya kizungu. ubundi bigaragara neza yuko ntabwo ukwiye gusharinga cyangwa se gufatanya. ibasi uriya yihagaritsemo ngo nawe yihagarike. ntukwiye kujya ku bwiherero ndavuye utayihanaguye cyangwa se utamennyeho amazi. yego. kandi na kenshi abantu bakunda kurwara iyo ndwara bikomotse cyagiye turi hano nagusobanuriye ibintu bibiri. igihe cyuzafata umwanya ushinzwe umurimo wawo ukawukoresha undi murimo uzamenye yuko ingorane iniga umugozi unize yahene umenye kuzagaruka ukaniga n'iyindi. babwira uti twavuze trichomonase vaginale yo mu myanya ishinzwe kororoka. hari na trichomonase ifata mu mashinya. ugasanga ibyo wari utangiye kuvuga uriya nuka mu kanwa yanakwegera yaseka ugafata ku munwa ugasanga nishinye cyangwa se mu mashinya yatangiye gutobagurika kubera yakoresheje umwanya akawukoresha mu mwanya utari uwawo. iki kintu tukivuge neza. ubundi mu kinyarwanda cyiza babyita gusesa. ibi bintu mw'abantu mwe muduteze amatwi nimubireke mubiveho, kuko uzasanga rimwe na rimwe utangiye kurwara amashinya. kunuka ibirenge, kwambara stokisi wakandagira mu nzu abantu bakiruka, cyangwa se ukagira gutya amashinya reka tuyibande mu menyo, ugahora wishimagura hagati mu bibero ukagira uruhu ugatangira kuvuvuka. wari wabona umuntu umuhuye ugasanga mwishinya iki kintu reka ngishingo hagati, ugasanga hatangiye kuzamo ibisebe nyine, ugasanga hatangiye kubora kubera yakoresheje umunwa ahatara ahabwa. ashobora we ku giti cye atarabikoze, ariko akaza guhura n'umuntu babikoze, noneho rwa rwunyunyu yatangira na ya misemburo bashyize muri wa mwanya akayigabanaho bikamuzanira izo ngorane. wowe uduteze amatwi, ibi byose turimo turagenda tubabwira tubasobanurira ni ukugira ngo byibura wowe ubyiyumvaho, wowe umerewe nabi, we byatatse, we byafashe, tabaranya uvuga uti reka byibura nsange muganga Gisake ndetse na Kawo nawo tube twagufasha. barangira aho dukorera bashobore kuhasobanukirwa. turi ahangaha i Kigali Kicukiro Centre. nimba urimo kugenda utubona aka kanya duhamagare utwereke ko tunari kumwe, utubaze ibibazo. uti muganga Gisake meze gutya na gutya, umurongo wa telefone wo urahari kuri ekara zanyu, murimo muragenda mubireba, muduhamagare mudusobanuze kugira ngo ubuzima bwanyu bugubwe neza. erega umuhanga yaravuze ngo CTV très fort comme un bœuf ne mange pas le bœuf, mange ce qu'il mange. nimba ushaka kugira imbaraga nk'iz'ikimasa cyane wirya ikimasa ahubwo rya nk'ibyo kirya. none se burya imfizi niyo mpamvu bavugaga ngo imfizi ibyara uko yabyagiye. yego, imfizi ibyara uko ibyagiye. mu yandi magambo ntago nkubwiye ngo reka kurya inyama, ariko ubundi buriya inyama sinzi abantu bankurikiye ntago mbavanye ku nyama, ahubwo wari uzi ko buriya wakazigabanyije, ahubwo ibimera imbuto ukaba arizo ugira nyamwinshi muri wowe. kenshi na kenshi
igihe cy'uzamara icyumweru utariye ku ndimu. Indimu niyo twita cyangwa se tungurusumu, cyangwa ku ironji, cyangwa ku ipapayi, cyangwa ku mboga izi dodo, ukamara ukwezi utariyeho na kamwe, uzamenye ko ibibazo byavutse, bivutse muri wowe. nje narababwiye ngo nimba ushaka kugira amagara mazima, nimba ushaka kugira ubuzima buzira umuze, fata iminsi 3 mu cyumweru urya imbuto, urya salade ndetse unywa n'amazi. Iminsi 3 uzabona umubiri wawe waguwe neza, umerewe neza. Ugasanga abantu bari ngo imitsi iranyishe, ngo katwitawe uno muntu twumve byibura nimba turi kumwe cyangwa se ikintu yaba agiye kutubaza. Yahise agenda ariko atweretse yuko turi kumwe. Nimba urimo kugenda udukurikirana, duhamagare, kuko ibi bibazo byugarije umuryango, byugarije urugo. Ndashaka kubabwira uburyo ki ibi bibazo byakagombye gukemuka cyane. Hari cyo bita iriba ry'abari. Wowe mwari, mugore, mutegarugori urimo kugenda tureba, nimba umugabo wajya kubwira ngo ariko ko numva hari kibura kuri wowe wagishatse, ariko reka nkubwire muganga, abenshi baravuga ngo ngiye ngo mfite umugore yarananiye ngo nabushakama. Ndashaka ngusobanurira ikintu kimeze gutya, abagore bose ni bamwe, ahubwo icyo twita umururumba niwe utuzaniye ingorane. Ni bamwe gute? Ugenda ugasanga umwenda uri mu iduka ukeye umeze neza, ukawishimira ukawugura. Aho batandukanye ndashaka ubuhabwira abantu ni hehe. Ejo wagenda wawufura, wawugorora, ugasanga umeze neza, kandi utawufuze cyangwa utawugoreye usa nabi. Igihe cyuzaha agaciro umugore wawe ukabona ngo niwe number 1, arwaye muvuze, urugo ruzatungana. Icyabura ukimushakira ukimuhe. Reka mbanze mere ku bagabo. Igihe cyuzareba ko umugore wawe ari mubi, ugatangira kumureba ko nta kibuno afite, atagenda neza, adaseka neza, adateye neza, ufite igikomere mu mutwe, bizaba byatangiye gusenya urugo. Agaciro ko wahaye umugore wawe ugishakana nawe kamuhe. Niyo mpamvu twibagiwe umuco wa kera, tugatangira kugendera ku mico y'abandi yateye ubu ngubu. Umukene ukaba udukurikiranye, ugashaka umugore mukaba mu nzu y'ubukode imyaka 12, mudashobora kugura isambu, n'abana kubishyura byarabananiye, kandi ya gakondo cyangwa se wa muco wacu wa kera mwarawutaye, bikabazanira ingorane yo gusenya urugo. Burya kenshi na kenshi ikintu gisenya urugo, iyo umugabo utamuhaye imibonano mpuzabitsina, reka tubivugaho duteze amatwi babyumve, urugo rurasenyuka. Ugasanga umugabo amaze icyumweru, amaze ukwezi adahindukirirwa cyangwa se adahindukira ko bashakanye. Reka mbanze nkubwire, turacyari ku bagore, abagabo tugiye kubagarukaho mu kanya. Ntabwo umugabo yakuzanye kukureba mu maso, ashwi cyagihe mwatangiraga mwabonaga ari byiza, ariko amezi 2 yashira 3 ugatangira kumubona yuko afite ikirenge gihengamye. Ubundi hari icyo bita MMS. Bivuze iki? Bivuze mate, midi, esware, mu gitondo, saa sita na mugoroba. Iyo abantu bari mu kwezi kwa buki, iki gikorwa niko gikorwa, ariko ntabwo byahora uko nguko. Barahaguruka bakajya gushaka igitunga urugo. Ariko reka nkubwire, nubwo mwashaka igitunga urugo, icishe cyane cyane urugo, iyo mugishakana keya ibihari. Ariko iyo mwabyaye number 1, umugore keya yahaga umugabo atangira kuyiha umwana. Ariko bura nubwo yayiha umwana, niyo umugabo igomba kuboneka. Niyihe mpamvu itaboneka? Twavuze ko ari bwa burwayi bugenda buboneka mu bashakanye muri kino gihe. Ugasanga umugabo imisemburo ye yaramanutse ntakibasha kubaka urugo, kandi umugore ubwo ngubwo nimba navuga ahangaha afite ubushake bwinshi. Ubundi reka tubisobanura uko nguko. Iyo imibonano mpuzabitsina mwayiteguye, hari uburyo bwo gutegurana cyane. Ndashaka ibi bintu kuzabyigisha abaduteza amatwi, turi kumwe neza abantu munteza amatwi cyane. Hari icyo bita kwagaza, kuyimwima.
ibi bintu uko ari bibiri, ibindi reka mbizigame, ni ibintu bine ubundi by'ingenzi cyane. hari ukuyimwima, hari ukwagaza. Mu yandi magambo, umugabo afatwa, wari wabona amashara ukuntu bayatwika noneho agahita agurumana cyane, niko umugabo ateye. Niyo mpamvu afatwa rimwe bikaba birarangiye. Ariko umugore, wari wabona inkwi ahangaha z'imyase zifatwa zitinze, ariko kugira ngo zizazime, mama utazanye amazi ngo usukeho, hari n'igihe usukaho amazi zikongera zikihembera ugasanga ziracyafite umwotsi wo gutumba. Niyo mpamvu abagabo mu nteze amatwi bagenzi banjye, mwakagombye gushaka ikibaherekeza muri rwa rugendo rwo kubaka urugo. Ariko ejo bundi hari umugore waje arambwira ngo njye nta bushake ngira, icyo nshaka ni hano amafaranga. Yes. Ati umugabo umaye amafaranga urukundo ruraza. Ibaze kweli. Ariko iyo atayamaye nta rukundo ngira. Ubwo aba yaragiye gushaka, ntago aba yaragiye kubaka. Dutandukanye ibintu bibiri. Nanjye nicyo nashakaga tubasobanurira. Hari ugushaka, hari no kubaka cyane. Abantu mwagiye gushaka ndabasuhuje, abantu mwagiye kubaka ndabashuhuje. Reka mbabwira abantu muduteze amatwi, ibi tuba duseka kandi tubabaye. Ariko muganga, aho wenda reka tuveho gatoya, ndashaka nsobanurira abantu twarwaye indwara zo tudashobora kwivanamo, ari twe tuzitera. Izihe rero? Impamvu ya mbere, igihe cyo uzamara iminsi n'itatu uticaranye n'umugabo ngo mujye inama, uzamenye ko urugo rwawe rusenyutse. Ariko reka nkubaze Kawonawo. Yes. Nge nkunda kubaza, ni gute umugabo ataha mu rugo umugore akamureba ikijisho, cyangwa se umugore agataha mu rugo, turagendana cyane, umugabo akamureba ikijisho? Icyo nshaka kuvuga ahangaha, nimba ya nkingi nyamwambi tubakitse, ibintu byose birapfa. Ahubwo tuvuge ngo ya nkingi nyamwamba ikitera gusenyuka, abantu bakabaye bivuza. Reka nkubwire, kenshi na kenshi nandaro, igihe uzashaka umuntu cyangwa se nawe akagushaka, habaho ibintu bibiri. Ujya kumushaka arafite icyo bita boyfriend, nawe wari ufite girlfriend. Igihe iyo kigeze, mutangiramo urwikeko. Urwikekwe, telefoni y'umugore wawe butakifata, abatagifata iyawe. Kubera iki ariko buriya? Impamvu harimo iyi.com yo turimo, hariho icyo bise ngo password. Umugore utagifungura telefoni yawe ngo amenye amabanga yawe, nawe umenya yawe, umunsi wamuteye umugongo azamenya ko hari aho uvuye. Cyangwa se nawe yaguteye umugongo, utangira gutekereza ati madamu hari ahantu avuye. Hari n'igihe iyo password wenda tubara urugero, ubu utayishaka nawe batayishaka, ariko mu by'ukuri bikaba byicwa na ya nkingi nyamwamba, wa mubiri atabona. Nje rero reka mbanze ngusobanurire. Ariko uzi ukuntu Bibiliya ivuga, uraza gusobanura nyuma gatoya. Bundi Bibiliya ivuga ngo bagore muganduke duhine kuko iminota yatujyanye. Namwe bagabo mukunde abagore banyu cyane. Buriya aricyo bita kuganduka no gukunda. Waruzi ijambo kuganduka ko ari ryo riruta cyane gukunda cyane. Mu yandi magambo, kuganduka harimo ibintu byinshi byabwiwe umugore. Ariko reka nkubwire, naguciye mu ijambo, niyo ya ngingo nahereyeho nkubwira, ivuga ngo umuntu w'iki gihe yahindutse undi, nagari cya gihe basogokuru na badata babayeho. Ngejo bundi nkunda kuganira n'abantu, naganire n'umuntu arambwira ati urabizi muganga, ati njewe kubaho kwanjye mfite abagabo batatu, mfite umbyaramo abana, mfite unwara out. Mu yandi magambo, afite umusohokana. Yes. Na papa w'abana, kandi akagira n'umuha amafaranga ukemura ibibazo byo mu rugo iwabo ahakomoka. Bangahe? Bo bagabo batatu. Urwo rugo ruzubakikwa neza. Mu yandi magambo, wa wundi umusohora umujyana hanze kumutembereza, na mwaka umubiri bizagenda bite? Nyine azawumuha.
niyo ya ndwara idashira. Mu yandi magambo, hari igihe ibi bintu, reka tubisobanure neza abantu badukurikira. Nimba uri umugore uduteze amatwi, nimba uri umuntu wumva ikintu akubwira, atubwira muri make. Wiriwe neza? Halo? Katwambare iby'abazungu twumve. Halo? Wiriwe neza? Amakuru. Turakumva bambi. Ni ikibazo ki? Ongera ijwi ho gatoya. Yaragiye kutubwira ngo afite ikibazo, ariko ntabwo tubashije kucyumva, aragaruka. Nicyo kintu twabwiraga abantu. Wowe uduteze amatwi, wowe udukurikira, shaka icyakubaka urugo rwawe. Icyakubaka urugo rwawe ni ikihe? Nuko wowe mugabo utajya wubaka urugo, shaka ikibazo. Nimba ari amibe, nimba ari trichomonase, nimba ari imisemburo yahagaze, nimba ari ikibazo cy'impyiko ufite, nimba ari ikibazo cya sukari cyangwa se pressure ituma udakora imibonano mpuzabitsina, ukumva umutima urabishaka ariko umubiri ukanga, ibi bigomba guhagarara ukaza ugafata icyo bita ahangaha umukangura abagabo. Icyo nshaka gusobanura ku bantu bafite ikibazo cy'umukangura, bakeneye umukangura abagabo, ikibazo umukangura abagabo ukabasha gukangura ibice byasinziriye. Niba uzi ko wagize ikibazo cyo kwikinisha, yego, ni indwara ya mbere izana ingorane zo guhagarara ukazengera, ukareba neza ibikezi. Rimwe na rimwe kikushobora kuzanira ikibazo cyo kwibagirwa, wakwinjira mu nzu ugiye kuzana ikiyiko ugasohokana isahani. Ariko se bureka nkubaze muganga akabona we, umuntu wari wabona umuntu ujya mu kibuga agakina umupira wenyine? Ntago bibaho. Nuza ni igiki gituma umugabo umwe muri we agenda agakina umupira wenyine, agafata imyanya ishinzwe kororoka akayikinisha mpaka ageze ku byishimo by'ibyanyuma? Bavuga ngo urujya kwica imbwa ruziba amazuru. Muntu ntago abagihumeka. Uwo ukora ibi ngibi bihagarike, bireke kugira ngo ubuzima bwawe bugubwe neza. Hari abantu batwandikiye ubutumwa bugufiya, ndashaka ko byibura tubusoma tukanyuzamo amaso kugira ngo byibura tujye no ku kindi gice twasezeranije abantu barimo baragenda badukurikirana. Uno aratwandikiye aratubwira ati ubutumwa bwawe reka turebe. Ati muraho ni amahoro y'Imana. Ati Kisake ndagushimira ku nama ugenda uduha. Ati ese nsobanurira nakora iki ko kubaka urugo gutera akabariro byananiye? Uyu muntu ushaka icyo wamusubiza ubwire rwose. Ariko umukangura abagabo urahari. Umukangura abagabo ugenje ute? Urahari. Musuzume turebe inkomoko yabyo n'udutsi twahuye n'ikibazo. Icyumweru azaduhamagara avuga ati ibintu bimeze neza, akakubwira ati ubu ndubaka urugo cyane. Twibagiye kubabwira uburyo ki amibe igenda mu maraso ikajya mu bwonko, umuntu akazengerera, ikajya mu mpyiko. Ndashaka ko badushyiraho ifoto imwe, impyiko ukuntu igenda ikangirika cyane, ikagenda ikangiza impyiko yawe, kwihagarika bikakunanira. Hari n'igihe ushobora kujya kwihagarika ukagira uruzengera, waba utabonye ikintu ufata ukaba wakwitura hasi. Mu yandi magambo ukagira gutya, kunyara bikakunanira, ukanyara winekera, n'inkari zikaza rimwe na rimwe ari umuhondo. Uno ati mukomeze kutugezaho ati ubutumwa bwawe busebuguruka. Uno ati Kisaki turagushimira cyane ku bitekerezo ugenda uduha. Ati ese wansobanuriye karande kameza miryango ni ibiki ko wabitubwiye? Ndaje rwose tubyinjiremo. Unati muraho neza Kisake. Ati ndi umugore ndubatse ariko nta bushake njya ngira. Ati wazamfashije uzaze utugereho hano Kicukiro Centre, nimero ya telefone yo ngiriya, uzaduhamagare tukuyobore. Mbibutsa ko iminsi yose turakora. Wowe ufite ikibazo kijyanye n'uburwayi busanzwe, iby'amarozi, imyuka mibi cyangwa se kuribwa mu mubiri, shaka uko uzaza utugereho. Halo netiwaka menya ikirere kimeze nabi. Netiwaka ndabona zirimo ziragenda zanga. Unati
Kabonawo na Kisake turabashuhuje muri uyu mugoroba. Ati mfite ikibazo gikomeye cyane. Ati njya kwihagarika nkaribwa, naba ndimo ndakora imibonano nkababara. Ati nzabigenze gute? Halo. Halo. Wiriwe neza? Mwiriwe neza. Ni amahoro y'Imana? Amahoro y'Imana. Mwitwa bande kandi murahagana hehe? Nitwa Ingabire Jeannette. Turagendana kuri Ahupa TV? Yego rwose. Urakoze cyane, ugubwe neza. Ni ikibazo ki mufite? Mwatubwiye ibimenyetso bya trichomonasi twumva niba natwe byaba bituri. Urakoze cyane. Wasanga utwiyunze waka kanya twaye twabinyuzemo, ariko turaje tubigusubiriremo neza. Yego. Murakoze cyane. Ubwo namwe murakoze. Okay. Ati mudusubiriremo ibimenyetso bya trichomonasi. Twihuta kugira ngo tujye no mu kindi gice. Trichomonasi ibimenyetso ushobora kugira ibibazo byo kwishimagura hasi mu myanya ishinzwe kororoka, kwihagarika ugatonekara, kugira uduheri mu gitsina, kunyara inkari zikarenduka, ukokerwa mu myanya ishinzwe kororoka, kugira ikibazo cyo kwihagarika cyangwa rimwe na rimwe ukagira ibintu binanuka. Mu yandi magambo hari n'igihe kubyara byanga. Yes, ushobora kugira trichomonasi n'urubyaro rukabura. Halo. Muraho neza? Ni amahoro y'Imana? Uragenda uganirizwa na Gisake, mwebwe muri bande muherereye hehe? Jambo konuye mu karere ka Kirehe. Turi kuri Ahupa TV. Watangiranye natwe cyangwa utwiyunzeho aka kanya? Watangiranye natwe? Aha. Uno ati reka mbanze mfungure neza uraze kugaruka kuko ntabwo twabashije kugendana neza. Unati turagushimira Kisake. Ati ngewe narahinyaguritse. Ati ese guhinyagurika bya biterwa n'imyuka mibi n'amarozi? Ndashaka badushyirireho bagiye byibura indirimbo badushyiramo tubanze twumve ibintu byisha abantu muri iyi minsi cyane bibatera ibintu bigira gutya bikabakubita. Hariho kugugumuka ninjoro bibinjirira ukarota inka zikwirukankana, ukarota imbwa zikuruma, ukarota bapfuye, business yawe yose igagenda hasi ikikubita hasi. Rimwe na rimwe ukumva ijangwe ku nzu yawe cyangwa se ukumva ibintu biriminjiraho, ukumva hari nk'amasaka bajugunye hejuru y'inzu. Narababwiye ngo isi dutuyemo hari ibintu bibiri, hari urwango, hari n'urukundo. Mu yandi magambo hari abaroga, hari ababatereza ibisirani, imikoshi n'ibindi, ariko hari n'abarogora cyane. Nimba ibi bintu bifite nimba iyo ndirimbo yabonetse, reka tubwire umuntu kubanga bw'ibyuma ayidushyiremo gato tubanze tuyumve, turebe ibintu byinjirira abantu uko bimeze. Turagaruka mu kanya dusobanura byinshi. Duteze amatwi. Sinzi nimba ibi bintu bajya babiha agaciro ngo babitekereza abantu barimo baragenda batureba, ugasanga imikoshi yakwinjiriye. Ubundi ndashaka kubasobanurira neza ibi bintu, ibyerekeranye n'ibitega, ibifaru ndetse n'amahembe za nyabingi. Ibyo byose mu hambere aha basogokuruza bacu babifataga ko ari byo bibambura ibyo batunze cyane, bikatera n'ibyago mu muryango. Wowe udukurikiye, wowe urimo uratureba, ni ibiki ubona birimo biragenda bikuzahaza muri iyi minsi? Hariho kuba ukora akazi bikanga, buri cyo ushinze kikayoyoka, inshuti zikakwanga, urugo rurakunaniye, niwo rwana n'umugabo buri munsi, urarambagizwa bakamutwara. Ibyo nibyo tugiye kuvugaho n'umuti n'igisubizo cyane. Ubundi kera hari icyo bitaga ubundi ndashaka kubasobanurira, ntabwo nje kubigisha uko baroga, ahubwo ni ukubigisha uko barogora. Ku buryo ki umugabo wakunaniye mu rugo umushyira ku murongo, cyangwa umugore yaraguhindukira imbirite akagaruka. Umugore yaragize gutya agata urugo akagaruka mu rugo cyane. Ndashaka ko iki kintu abantu baduteze amatwi bagisobanukirwa. Hari icyo bita karande kameza miryango, hari ibyo bita intezi. Umuntu arakureba akagira ibintu agutongera, akagira ibintu agukuriramo, urugo rwawe rugasenyuka,
abana bawe bose bakakunanira. Ugasanga umugore n'umugabo bafitanye abana ariko umugabo ntashobora gutanga n'igiceri cy'ijana kwishyurira abana kandi yarababyaye, kandi agenda ati yarababyaye, nayo kunywa inzoga nayo guhindayi hari icyo bita amakayi. Ubundi kera ntago ari njye wivuze, kera hari icyo bitaga inzaratsi cyane, umugore agatuma umugabo amwumvira akamwubaha cyane, umugabo agatanga inzaratsi umugore akajya ku murongo, umugore akajya amwubaha akajya amwumvira cyane. Ariko muri iyi minsi byagiye he? Birambabaza cyane iyo utamenya icyatsi igiti wakoresha kugira ngo umugore wajye ku murongo, umucyuracyura makayi. Turagendana neza kugira ngo ibi bintu bimenywe, bazaze tubafashe umugorora. Ni ukuvuga mu yandi magambo, nimba umugore yicara turagenda neza agata urugo, umugabo agata urugo, urateretwa ariko kukirwa mu rugo byaranze cyane. Baraza bisabira gusa gahunda ariko ntibakurebere ihumye cyane, bakagenda bigendera. Ariko igihe cyose cyuzabona bakurambagije, uwa mbere akaza bugapfa, uwa kabiri akaza bugapfa, banza ugenzure kubera iki ibyo bintu bikubaho. Nihe mpamvu ibi bintu birimo biragenda biba? Basogokuruza bacu hari ibintu bitatu bakekaga ko bibatera uburwayi cyane. Hari ibintu bitatu basogokuruza bacu bakekaga ko ari byo nyirabayazana w'ibyago mu muryango. Ese muri iyi minsi wowe utekereza iki? We muri iyi minsi ni biki ubona cyane? Ikintu cya mbere batekerezaga ko kiba gituma bagubwa nabi ni amarozi. Icya kabiri ni imyuka mibi. Icya gatatu ni ukurenga kuri kirazira. Ndashaka kukubaza wowe turimo turagenda tugendana, ni iyihe mpamvu utamenya ngo abana nimba bagiye mu birori barenze kuri kirazira, hari ibyo bigaraguyemo by'imikoshi, nibagaruka mu rugo ngo boge agati? N'igihe cyose cyuzabyara umwana n'umuhagire, imiti yashinzwe kuhagirwa abana batoya ngo babanze bamenye ngo umushyigura umara iki, umwifuza umara iki, umwirinzi umara iki, umunaniro umara iki. Ibyo byose babanze babisobanukirwe. Ugahora urira ngo ibibazo kumbe ni wowe. Hari ikintu nigeze kubarangira igihe nari ndahangaha, abantu benshi barambwiye ngo cyarabafashije cyane. Ukumva ibintu birimo biragenda byitura, ibijangwe bikuzurira urugo, imbeba, ibinyenzi, ugasanga urumva imisenyi ku nzu yawe, imeri zakubereye imeri mu nzu, ugasanga rimwe na rimwe ni umucuraguzi urimo kugenda agucuragurira ku nzu. Yego, nababwiye ngo ibyiza mu isi bibaho n'ibibi bibaho. Reka tubibabwire nibatwanga batwanga. Oya, ntago batwanga kubera impamvu turimo turagenda tubabwira ngo nibi bakwifashisha kugira ngo barogorwe cyane, bya bisirani bibaveho, ya mikoshi ibaveho, ya mahembe ararabakubita abaveho. Ariko wari umuntu akakubwira ati narose ibintu, ndara mu bintu, ugasanga rimwe na rimwe imitungo irimo kugenda igenda iyoyoka atazi impamvu yabyo. Hariho no kuryama ku buriri, uri umuntu mukuru, bugaca ku buriri uko waryamye wagonnye, uburiri bwuzuye amazi, uwavugije induru. Ugasanga rimwe na rimwe umuntu arimo kurota ibintu bimuniga, akavuza induru ntihanagiye n'umutabara. Ugasenga Imana ati Mana ntabara, ukumva ugaruye kuka cyane, ukumva uvuye kure ukaniruhutsa. Ubundi buriya wakabaye uhita ushira mu mwuka, ni Imana igutabara. Ariko uduteze amatwi ndakubwira ngo gusenga ni byiza, no kwivuza ni byiza, kwivuza nabyo birakenewe, ni byiza. Reka mbahe urugero ku cyuna nirimo ndagenda mvuga. Yego, amarozi hari icyo bita ibitama cyane, hari icyo bita itaro, hari icyo bita ibijaganyuro. Reka twivugiye ku bijaganyuro. Ugasanga umuntu yagiye kwa muganga barasuzumye uburwayi, kumbe harimo ibijaganyuro bamuteze, ibyo bamwohereje. Kubera iki? Ugasanga amaguru yatangiye kubyimba, ibintu biramurya mu mavi, arumva amacumu amujombagura mu maguru. Bamwe baravuga ngo ikintu numva kinjombya hanaha, yes, bikazamuka mu bitugu, mu mayunguyungu, bikazamuka mu mutwe.
umuntu akagenda yihungura ati ariko ibi ni ibiki bindiho ntibinamuveho, bishobora no kumuzanira ingorane kugenda yivugisha aho ari. abantu badukurikiye nibaduhamagare, ibintu turimo turavuga bibaho, ibintu turimo turagenda tubabwira nibyo. Ese iyi karande kameza miryango izite bigenda gute? Kera ubundi baraterekeraga, barabandwaga, turagendana neza. Guterekera ubundi birimo amagambo abiri. Ubundi imandwa nizo zaterekeraga kugira ngo abantu batazaba bagirwa ba nyabingi. Yego, reka twitabe. Uwiriwe neza? Alo, uwiriwe neza? Yego. Uragenda uganirizwa na Gisake ndetse na Kawo na Odani. Ahise agenda, ariko buriya yaraduteze amatwi. Ndashaka baduhamagare, ese twumve ibi bintu turimo bibaho cyangwa ntibibaho. Uyu muco wa kera wo kubandwa ntago bagiraga nabi basogokuruza bacu, bagira ngo bahirwe, babone imigisha, bagenze gute, bagubwe neza. Ariko aho byacikiye ibintu bisigaye bimera nabi. Ntago mbwiye abantu ngo bajye kubandwa, bajye guterekera, oya, ahubwo hari icyuhagiriro gikuraho ya mikoshi na bya karande yo mu miryango ya kera, bya bisirani bikavaho, kugira ngo umuntu agenze gute, kugira ngo umuntu agubwe neza. Ariko se uzabyara umwana abo kuba hanze adakandagira mu rugo. Impamvu ibyo bibaho muri no minsi, umwana niyumvikana na nyina, umugore niyumvikana n'umugabo, umukazana na nyirabukwe byaranze, ugasanga inandaro mbirigo mu miryango. Ugiye uzabona ibyo bintu byatangiye, ngwino tugane, ngwino utware ikigomba gushyirwa mu cyuhagiriro. Mu cyuhagiriro umunaniro urahari. Buriya umunanira umushyigura utuma bya bindi byananiranye bigenza gute, bihaguruka. Twari turimo turabasobanura icyo bita karande kameza miryango itangira ite, bigenda gute. Dukurikije ibi ngibi twarimo turagenda dusobanura. Icyo narimo ndagenda mbabwira ni uguterekera. Harimo amagambo abiri. Hari uguteka, hakaba no gutereka. Umuntu mukuru ntago bamubwiraga ngo icara hariya, baramubwira ngo muteke, mwicare. Ni nko kubabwira ngo mufate ibyicaro muri no minsi. Noneho hakaba no gutereka. Baterekaga amasaka, inzoga n'ibindi. Bagatangira bakavuga bati naje nyakugira Imana, naje kuvuza impundu ngo munsindira abanzi, munsindira abajura, munsindira abagome. Bati hano hari abana 12, 8, 20, turabahaye, tubashyize mu maboko, bazababera 8. Ariko rero ibi bintu tuvuga, abafite ubwenge bakabaye babyumva. Niyo mpamvu abatabyumva uzasanga nyabingi zibatera, amahembe akabatera, imikoshi ikabagendaho. Ibi bintu ntibabisobanukirwa, ugasanga abana bose barababuye, bya bijaganyiro bibariho. Wakagombye gutera imbere ariko uragenda usubira inyuma, ngo twebwe kuva iwacu nituguriga ngo tugarukira ku igare na moto tugura. Noneho ibi byasobanuraga iki? Nimba babaga bagutanze ngo mu maboko uzahirwe umererwe neza, muri iyi minsi ntabwo kibikora. Nese ubikora ute? Uzi Bibiliya uko nivuga, nibaze mbigisha uko bikorwa. Abashaka kugubwa neza, abashaka kumera neza, basogokuruza bacu hatagira umuntu batera ibuye. Uzi impamvu babaga basenga, babaga ari wo mubatizo nk'uko uyu munsi umuntu agenza gute akora. Bibiliya iravuga ngo tubaririze kandi tumenye inzira z'abasogokuruza bacu. Uzi kenshi na kenshi ngewe ikintu nitegereza, ushobora gusanga umwana yujuje imyaka 40, wamubaza ati uri umwana wande, akagarukira kuri se gusa. Atazi se, atazi sekuru, atazi sekuruza, atazi nahakomoka. Iyo ni indwara ya mbere tumye bamwe barungura abashiki babo, abandi bakarungura ba nyirasenge, abandi bakabyarwa bagaterwa inda n'abana babo. Niyo ngorane uyu munsi ije kubera kwibagirwa aha hambere. Ibi biva mu ngorane ki? Ugira gutyo ugasanga umwana yiroshye mu biyobyabwenge. Niyo mpamvu uzasanga warabyaye ubyara umwana akaza ati nkonda, ugasanga yarahinamiranye, ariko ahangaha hari igihe biva muri karande kameza miryango nyine. Niyo ni bya bindi bibakurikirana, cyangwa se icyo bita intezi.
yes umuntu akakureba akaguhuhera akakuroga akagutega. nyine niyo mpamvu tuvuga ngo nimba ubyaye umwana udafite imiti yo kumwuhagira tugane. Yego tugane tuguhe. Tumwambure bari abashobora kuza bakamuterura bavuye mu marozi baje no kumuroga, abaje kumuroga, abavuye gusambana batakarabye, abavuye mu musarani atakarabye mu ntoki, abavuye mu murima yaciriye mu kiganza akaza agatera umwana akamusiga ya myakuye imikoshi. Ngwino tuguha imiti ikuraho imyaku, si n'umwana gusa n'umuntu mukuru. Ugasanga umuntu afite ikintu bita rusahozi. Narakubwiye ni na data wajya kujya kumusuza akaguhereza inyuma y'intoki akagira gutya akakora gutya. Impamvu hariho abagenda agacira mu ntoki akagira gutya muri kwa kubira icyuya, cyangwa se akagira gutya rimwe na rimwe agafata icyo bita umuhezayo akawukorogesha ugahera umuhezayo akawukorogesha, ibyo ukoze byose bikajya bihera hasi bica mu myanya y'intoki. Rimwe na rimwe ugasanga umuntu arabikoroze. Niko kakantu nababwiye ejo bunini. Ubundi abanyamahanga baravuga ngo mburira goyitanaye kuburire mpisaze. Mbwira uwugendana nawe nkubwire ibisobanuro bye cyangwa se uko ateye. Igihe cyuzizera uwo muntu 100% uzasanga ari kurya runono neza arimo aragenda kuroga. Kenshi na kenshi reka muntu arambwiye ati muraho neza Kisake, ati nanjye numva ibyo muvuga byose bindiho, ubu sinkiva hasi, barandoze nzaze mumfashe. Uzaze nawe tugufashe rwose kugira ngo ibibazo byawe bibe byagenza gute bibe byakemuka. Unati mwiriwe neza, ati Kisake ndagushimira cyane waramfashije, ibibazo nari mfite birimo biragenda bikemuka, urakoze cyane. Nimba uri ku murongo utureba, nimba urimo kugenda udukurikirana, duhamagare utwandikire kugira ngo byibura ibibazo byawe ufite bibe byagenza gute uzaza utugeraho aho dukorera. Turi hano i Kigali Kicukiro Centre. Turi hano kugira ngo ibibazo byawe umererwe neza, kugira ngo bigenze gute bibe byarangira. Minota yo irimo kugenda iducika buriya reka dusome ubutumwa nka bungahe noneho tugenda. Unati muraho neza muganga, ese ati Kicukiro uba uhari ryari? Tuba duhari iminsi yose. Unati nitwa Emambure ntuye i Nyamasheke muraho na mahoro y'Imana, ati ndabakurikiye cyane, ati umugore ati Nyamasheke naryamanye n'umugore utari uwanjye, ati aramfatira none sinkibona na n'umugore wanjye. Ibaze yagize gutya aciruhande bya bindi twavugaga. Yego hariho umuntu ugira gutya akagufatira cyane ku buryo ki ubugi wawe bikakunanira. Aya maroza abaho 100%. Katubwira abantu wowe uduteza amatwi, wowe urimo uragenda utureba, shaka uburyo ki wazaza ukatugeraho, imiti yo gukarabira hari ibibazo byawe bikagenza gute bikarangira akatungana. Umurongo wa telefone umpamagareho mbere yuko ngenda mbasezera, mbere yuko ngenda mbaha umukono. Umurongo wa telefone wo nuwo nguwo rwose pe wa 0788 98 11 44. Utubaze udusobanuze. Uhari uburwayi busanzwe bwo mu mubiri, hari n'ibintu mutajya mwibazaho, mutajya mutekereza, ugasanga birimo birabakurikirana, ugasanga abana bose bari hasi, ugasanga rimwe na rimwe barababuye ntawe ucyumva mu rugo, ugasanga ni hasi ni hejuru, wamuhasi kurufiza akayarya, cyo bita kajaganya zigahaguruka, umwana na nyina batacyumvikana neza cyane, ugasanga ibintu ni hasi ni hejuru. Ubuzima bw'abantu baduteze amatwi rwose ndashaka ko bujya ku murongo, ndashaka ko wowe ugize gutya ukaba baguhejeje hasi, shaka uko wazaza ukatugeraho, ibibazo bye kagenza gute bikarangira. Unati ubutumwa bwanyu se ntago buriya kenshi na kenshi hari igihe umuntu yatubwira ati tugiye tutabusomye, ati mwiriwe neza, ati ndagushimira Kisake, ati nararaga ndota ibintu byinshi, ati nkabyuka navunaguritse ariko wampaye icyuhagiriro naragushimye. Kawo nawo ku muntu ugishyiraho ekara y'akakanya twaganire byinshi, bacire mu magambo make byibura tugende dusoza, ndabona iminota yacu yo idufasha. Magambo makeya
abafite ikibazo cya infection, ibyo twita kandida, ibinyoro, kwishimagura, kutihagarika neza, ku bafite ikibazo cy'imiryango, abana bananiranye, abadafite akazi, abafite n'ikibazo cyo kuba baryama bakarota ibidakwiriye, no kuba ku giti cyawe bakurambagiza ubukwe bugapfa, cyangwa se kubifatanye n'inkingi na mwamba byaranze. Tugane, imiti irahari iyo kuba twaguha icyo kibazo kikarangira. Ndumva ko ari icyo twababwira. Ijoro ryiza. Bye.